Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jamwe muhirwa, uyu munsi nkabangiye kubaganiriza muri make uko nakiriye agakiza. Ngiye kubacira ku mayange nkuko babivuga, uko umwuka w'Imana wanjeho ukamamagarira agakiza. Mu buzima nkuko tubizi, ibintu byinshi bitubaho, yaba ibibi cyangwa se byiza, tubigiramo uruhare. Yaba 100%, 99% nkuko bivuga, 50 cyangwa se 70%. Ariko se biterwa n'iki kugira ngo tubigiremo urwo ruhare, bitugireho n'ingaruka? Kugira ngo tubyumve neza, tugiye kwifashisha igitabo cyo muri Bibiliya cya Hosea 4:6. Hagira hati: ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Ni ukuvuga ngo iyo turetse Imana, ubwenge aduhaye karemano bwo guhitamo ikibi n'icyiza, tugakora ibyo twishakiye, nibwo duhura n'ibibazo, kuko tuba dukora ibintu bihabanye n'umutimanama wacu. Muribuka neza ubwo abanya-Israeli bari muri Egiputa, mu Misiri, Imana yambukije inyanja itukura, ariko bamaze kwambuka barakomeza banagira imitima yabo. Nanjye rero nari meze nkaho ndi muri Egiputa, mu Misiri, mu gihugu cy'Misiri. Noneho Imana inkorera ibitangaza, inyambutsa inyanja itukura, ndabibona, nabonye ukuboko kw'Imana, ndakubona, ndakumenya. Nuko nkibaza ibibaye, ndavuga ati ishobora kuba ari Imana. Ndaza, Imana iranyambutsa. Uko byagenze rero, kugira ngo nakire agakiza, nkomeze ngo menye ko ari Imana yanyiyeretse, ariko sinayibona, naravuze nti ibintu bibaye ishobora kuba ari Imana yigizemo uruhare. Iyi Mana inyambukije inyanja itukura ikangeza mu gihugu cy'isezerano, ngomba kuyishakisha. Ariko iki gihe nari nyibereye mu mayoga n'amatabi, yewe nari narize, yaranyokamye nubwo ntari narayigeze, ariko nisanga ndi mu matabi, ndi mu mayoga. Uko nakiriye agakiza rero, umunsi umwe ndi mu mayoga nyine, mu businzi, nkuko nabivuze, mu matabi, ijwi ry'Imana ryanjeho rirambwira ngo andika igitabo, andika igitabo, andika igitabo. Noneho ndibaza, se nandika igitabo, ndandika ibiki? Iri jwi riri kumbwira rivuye he? Noneho ariko sinabyitaho. Hashira umunsi umwe, iminsi 2, ijwi riragaruka, andika igitabo, andika igitabo. Nibwo natangiye kuvuga nti reka mbaze iri jwi iby'igitabo riri kumbwira ngo nandike. Noneho ijwi rirambwira ngo andika igitabo, wandike ku byabaye mu Rwanda. Ndibaza nti ese ko abantu benshi banditse ku Rwanda, njye ndandika iki ku Rwanda? Ijwi rirakomeza rirambwira ngo andika igitabo, andika igitabo, andika igitabo. Ndavuga ngo Imana yampaye igitabo, Imana agakiza. Ijwi rirambwira ngo andika ku byabaye mu Rwanda. Noneho ko njye niyumviraga ko abantu benshi babyanditseho nyine, ntabyo nabona kwandikaho. Noneho ijwi rirambwira ngo andika ku byabaye mu Rwanda, ariko cyane cyane wibande ku byabereye ikibeho mu mabonekerwa yahaberaga, kuko ibyabaye mu Rwanda ni ijuru ryageragejwe mu Rwanda. Ni njye Mana nagerageje Abanyarwanda n'isi yose baratsindwa. Nkimara kubyumva gutyo, nibwo natangiye gushishikara, ndatangira ndandika. Noneho ndavuga se Imana burya kuko yagerageza mu Rwanda, tubasanga ari byo. Noneho Imana irambwira ngo wandikemo amabonekerwa, uko ibintu byose byagenze kuva mu myaka 1800 kugeza muri 1994, jenoside yakorewe Abatutsi baye. Noneho ugaragaze uko amabonekerwa yabaga, uko byagenze, uko abantu baburiwe ariko ntibabyumva. Iki gitabo rero ni ikimaze iminsi nsoye, nicyo nandikaga. Ubwo umwuka wera w'Imana wanzagaho, ijwi rikanza rikambwira ngo iki gitabo, ni iki gitabo Imana ambwira ngo nandike. Ndatangiye nanditse igitabo, ndatangiye ndandika. Ngezemo hagati, nibwo rero naje kumenya ko Imana ari umugambi yari ifitiye wo kumpa agakiza, ariko iciye muri iki gitabo. Byagenze gute rero? Ngo nyiri kwandika,
nkigezemo hagati, ubwo wenda nari nyigeze nkahangaho mo hagati, ko mubibona. Ndi kugenda mu nzira, ijwi ry'Imana rinzaho rirambwira ngo urampora iki, urampora iki, urampora iki. Noneho njyewe sinabyitaho, ngira ngo ni kwa kundi umuntu yivugisha ijwi rivuyemo imbere, ariko kubera ko tutari twarigishijwe ibintu by'ijuru cyangwa ibintu byerekeye Imana byimbitse, ntabwo nabyitayeho. Numvaga ko ari kwa kundi ugira ibibazo n'ibitekerezo byo kwiyumvira. Ndarinyuje, ndabyihoreye umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri ryajwi ringarukaho ahantu hamwe n'isaha imwe, rirongera rambwira ngo urampora iki, urampora iki, urampora iki. Noneho ntangira gusa n'uwibyibazaho, nanone ariko sinabitekereza cyane. Ku munsi wa gatatu rero ryajwi nanone riragaruka ahantu hamwe n'isaha imwe, rirongera rambwira ngo urampora iki, urampora iki, urampora iki. Nibwo rero ku nshuro ya gatatu natangiye kwibaza nti none se yaba ari Imana. Ngibazaho, bitekerezaho, ariko nanone sinagira icyo bikoraho gihambaye. Dore rero uko naje kumenya ko ari ijwi ry'Imana ryampamagariraga agakiza. Ku munsi wa kane ryajwi ryaragarutse ahantu hamwe n'isaha imwe, rirambwira ngo umva rero, genda ushake Bibiliya uyigure utangire uyisome. Nibwo rero nagiye ngura iyi Bibiliya, yanditse uruhande rumwe mu Cyongereza urundi ruhande mu Gifaransa. Ndatangira ndayisoma, ariko nyibereye mu mayoga n'amatabi. Ubwo ndi gusoma Bibiliya, ngeze mu gitabo cyo Kuva, muzi neza ko Abayisiraheli bari bari kuva mu Misiri, uko bagendaga bimuka bashinga ihema ry'Imana, baryubaka bakarisenya, bakongera bakaryubaka bakarisenya, bagenda barishingura. Noneho umunsi umwe ndi gusoma Bibiliya, bamaze kubaka ihema ry'Imana, Imana irarireba, iraryitegereza, iravuga ati it's done. Irishima cyane, it's done. Noneho ijwi ry'Imana rivuye muri Bibiliya ryishimiye ko ihema ryayo ryuzuye, it's done. Mu mutwe wanjye sinzi ukuntu byagenze, numvamo ko cigarette is done, numva ko itabi rirangiye. Kuva uwo munsi ndawibuka neza, hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri 2016, ariyo mpamvu mbyita ngo 16 nta na rimwe nongeye gukora ku itabi cyangwa nditekereze. Kuva uwo munsi nahise ndeka itabi burundu. Nuko natangiye kubona rero ko ari ukuboko kw'Imana. Ndatangara bihebuje, ariko muri gihe ntangira kubwira Imana nti Mana, nkure bitangaza ndabibonye, unkuye ku itabi, wanyaguciye inyanja itukura ndabibona, ariko inzoga zo ntabwo uzazimvana nk'ibizashoboka. Ntega n'Imana, nyibwira ukuntu ntazava ku nzoga, ukuntu natangiye inzoga nkiri muto, mbwira Imana ukuntu ntashobora kureka inzoga niyo byagenda gute. Mpinga n'Imana, mpinyuza Imana, ndabwira ni Imana, izi nzoga ntabwo nshobora kuzivaho nuko byagenda gute kose. Ubwo ariko ndacyandika igitabo, ndacyasoma ijambo ry'Imana, nkiri mu mayoga. Noneho mu gihe nkiri kujya impaka n'Imana yuko ntashobora kureka inzoga, Imana irambwira ati wanze kuzireka, uretse nzakwereka. Mu munsi inyereka n'ibizaba kuri uwo munsi byose, ariko njyewe kubera kumva ko nkunze inzoga arizo nshyize imbere, mpinyuza Imana ndabwira Mana, inzoga ntabwo nzazireka. From nowhere, ntazi aho ibintu biturutse, umunsi umwe ndyamye, ijwi ry'Imana rinzaho, rinyereka ibyo nari ndimo n'amayoga nari maze kujyamo yose, ibyari biri kuba byose, n'uko ibintu byagenze. Imana inyereka byose, iranyereka. Nibwo nahise ntangara ndavuga nti uri Imana nyamana koko. Mana, ndemeye ndatsinzwe. Kuva uwo munsi nkimara kubona ibyo Imana yambwiye bisoje, nkabyibona n'amaso yanjye, nahise mvuga Mana, inzoga ndaziretse kabisa, ndi uwawe, inzoga ndaziretse. Nuko ndaretse inzoga. Kuva uwo munsi hari tariki 27 z'ukwa karindwi muri 2017, uwo munsi nawe ndawandika ndawumarika, ndavuga ni Imana, ndatsinzwe, ndemeye, ndi uwawe, nemeye agakiza. Imana imvana ku itabi, none imvanye ku nzoga, njibone n'amaso yanjye, ndavuga Mana, uri Imana nyamana. Nuko nashishikaye niga ijambo ry'Imana, ndarikunda, ndarikomeza. Noneho ndavuga ni Mana, ndi uwawe, mfata ukuboko unyobore, kuko aho mvanye harakomeye. Muri uwo mwaka wa 2016, 2017,
kwakira agakiza nkava mu mayobwa n'amatabi nkabona kuri Imana yanyambukije. Icyo gihe nari yuzuye umwuka ku buryo nanjye nabibonye ndavuga ni Imana uri gitangaza. Umwuka waranyuzuye, bimwe abantu bavuga ngo umwuka urakuzura ukakuzaho ukaguhindura. Nari nuzuye umwuka ku buryo navuze nti Mana umuri bitangaza nabibonye. Hashakishije kugira ngo menye ijambo ryawe. Ibintu byose unkoreye ukamuvanye mu gihugu cya Egiputa unyamuciye inyanja itukura, umvanye ku itabi, umvanye ku nzoga. Mana ntagushakishije ngo mumenye, ntabwo nafite ubwenge, ntabwo nabanekereza. Nuko rero nakiriye agakiza, ninjira mu ijambo, ninjira mu mwuka, ndarikunda, ntangira kubyiga neza byimbitse. Umwuka w'Imana waransakara aranyuzura, mbu umuntu w'Imana byimbitse. Nuko nakijwe, nakira agakiza, ndavuga ni Imana uri Imana nyamana, nkora ibitangaza bidashoboka, ndi uwawe iteka ryose, nyobora ko nsanze ntari nshoboye. Kuba rero Imana yanyamuciye inyanja itukura, ikankura ku itabi, ikankura ku nzoga, byose nkabyibona n'amaso yanjye, Imana ikanyereka ko uzura umwuka, nkuzura umwuka, nibyo byatumye ndeka ibintu byose nakoraga nibwira ko mbikoresha ubwenge bwanjye, ahubwo nemera ndavuga nti reka nkurikire Imana. Ibyo rero maze kubibona, nkabibona n'amaso yanjye, nkabona ko umuntu yuzura umwuka, nkabona ko Imana yanyijije itabi, nkabona ko Imana yanyamuciye inyanja itukura, nkabona ko Imana yamvanye ku nzoga. Nicyo gituma mvuga nti nta muntu wambwira uti cyangwa umuyobore cyangwa ndambwire ngo kora ibi ngendere nzi iby'Imana yambwiye. Ntabwo ushobora kurenga uko Imana yanyamuciye inyanja itukura, ikamvana ku itabi, ikongera ikankura ku nzoga, ikankorera ibyiza byose, ikanyuzuza umwuka wayo wera, ikampa ijambo ryayo, ngo umbwire ngo ndajya kumva iby'isi mbwira ndeka iby'Imana mbwira. Ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Ubu ndi mu murongo w'Imana, nakira agakiza, ndashishikariza n'abantu bose bakibishidikanyaho kuza mu gakiza, bakira agakiza, bumva iby'Imana ibabwira, kuko Imana ivugana natwe umunsi ku munsi, ahubwo abayiha amatwi bakayumva bakayikurikira nibo bake. Kabagira ni rero muntu wumva ushaka gusobanukirwa n'iby'Imana n'iby'ijuru, yitega amatwi, wakira ijambo ry'Imana, wakira agakiza, kuko Imana irashaka kugukiza ikugirire neza, kuko nta kintu na kimwe ushobora gukora muri ino si kirenze kwakira agakiza. Bikwibwira neza musubiremo. Nabonye ko Imana yanyamuciye inyanja itukura, mbona uko yanyijije itabi byari yabanyokamye, nubwo byari ibintu bitari byanjye, imvana ku nzoga, inyuza umwuka wayo wera, imana ijambo, inkorera ibitangaza bidashoboka bitakorwa n'abantu b'isi. Ndavuga ni Imana uri Imana nyamana, ndatangara mbibonye. Ndavuga ni Imana ngomba gushakisha, ntabwo ushatse ngo mumenye, ntabwo nawe afite ubwenge. Nuko rero nakira agakiza, nkaba nkwifuriza nawe mwana w'umuntu. Nuko rero nakira agakiza, ndatuza, niga ijambo, rirayoboka, nanjye ndayoboka, umwuka wera ankoraho iteka ryose. Nkaba ngira ni Imana mwami warakoze, utagushakisha cyangwa amenye iby'ijuru, amenye iby'ijambo ryawe. Uwo muntu namubwira ni muntu shakisha agakiza, karahari, karagutegereje. Uve mu by'isi, umutima wawe ufungura Imana, nayo izakora ibitangaza bizareba ubwenge bwawe maze utangare. Nkaba ndangije ngira ni rero mukomere, amahoro y'Imana bagereho, imigisha ituruka ku Mana bagereho, jambo imuhirwa, mushakisha agakiza. Imana irabahamagarira kwinjira mu bwami bwayo, mureke iby'isi, musange Imana ibakize, ibahe ubuntu bwayo nk'ubwo yangiriye, inyambutsa inyanja itukura, ikamvana ku itabi, ikamvana ku nzoga, ikanyuza umwuka wayo wera, ikarenza ikamara ijambo mwami. Ndavuze nti ndabushimye iteka ryose. Amen, amen, amen.